turabasuhuje bakunzi ba radiyo televiziyo n'uriya mashariki tubazaniye amakuru yo muri iri joro ryo kuwa tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2025. ni amakuru ajyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sindi jyenyine rero, ndi hamwe n'umuvandimwe wacu Mushakamba. Sentama, ijoro ryiza. Mwiriwe neza. Yego ngeze ijoro ryiza nubwo buciye. Nizere ko ijoro ryiza barimbira giye kuryama. None turi kubyutsa abantu. Oya, ubu ntabwo ndaryama, ngenda cyicaye. Nturaryama. Ariko hari abaryamye turi kubyutsa. Njye ntawe nyumva, kereka wowe niba hari uwawe urimo ubyutsa. Ntawe mbyutsa, ariko hari ababona notification, hari abaraza telefone zitari siransiye cyangwa vibreri. Undi iyo ashaka gusinzira yayifunga. Yego. Ku bantu bari muri Amerika n'amasaha asana agendana naho bo turi kumwe gatanu ku kandi. Cyane. Kuko abenshi rwose ubu bari ku manywa neza. N'abari ikigoroba ariko bitewe na leta barimo. Hari abo nabonye tugenda imbere yabo amasaha 6. Ubwo iwabo byaba ari nko mu masaha 9 z'ijoro. Yego. Byose biterwa na leta barimo. Reka tuhita twinjira rero mu ndondo hejuru cyane cyangwa mu misozi yunamiye Uvira. Yego. Ngo ntibyoroshye kuko n'ubundi iyi ndondo ya Bijombo iba muri Uvira. Amadubu yagize gutya aramanuka kwa kundi nuze yabivuze. Yego. Kwa kundi General Makanika yabivuze. Yego. Ubundi abamajoro n'abakapiteni bararambarara barabica koko. Mbonye yagaramye bamushyira itambo mu mazuru. Ngura yitwa majoro hari. Ngo bisobanuye ko yarangiye. Ngo ni umu FARDC akaba n'umu FDLR byose, kandi niwe wari uyoboye kariya gace. Ngo ni umu FARDC, ni umu FDLR, ni umu Wazalendo, ni byose nibyo, byose niwe. Niwe byo. Umugabo ko yacuze abandi za titre arazikwijeho. Titre arazifite, FARDC yamuhaye titre, ariko ni babandi baba baranyuze muri Majoro FDLR, Majoro FARDC, Majoro Maimai, n'umuto proclame akaba n'uwa leta icyarimwe. Uyu rero amadubu yamusimbukiye n'abo bari kumwe. Yego. Ku buryo bagera muri 30 abapfuye rwose babazwe. Ariko ngo hari umusaza bahoreraga bishiti. Muri aka gace kuko herutse kupfiramo kwicwa umusaza azira ko abasuhuje gusa. Barabasuhuje. Bakahita bamurasa. Abantu bari kubihuza bakavuga ko ari ukumuhorera, ariko ubwo si we wenyine waba uhorerwa, n'abanyamurenge bose bapfuye muri kariya gace. Iyi ndondoro ikaba yari irimo ikintu cyitwa umwanzi, umurundi, n'umu FARDC n'umu FDLR. Yego. Bakaba bababajwe nuko ngo birirwaga barinze abo mu bwoko bw'abatutsi. Yego. Amadubu rero uko Makanika yabivuze, ngo tuzamanuka nk'amadubu. Yabamanukiye arabacucuma. Yabamanukiye arabakubita. Bonyagaramye uriya ni ifoto turayifite, abayishaka turi buyibahe tubereke uyu majoro are. Yego. Wakina n'iryo jwi abantu bakumva uwo mwene wabo bivuga. Ni ijwi ry'amasegonda 13. Ndishyireho. Batagira ngo ni bimwe byacu tubyumve. Ariko siko dusanzwe Mushaka, uravuga ngo baragira ngo ni bimwe byacu, badushinja. Hari ushobora kuvuga ati aba bagabo basanzwe batubeshya. Ntabwo tubeshya. Bimwe byacu badushinja ngo tubogamirira ku ruhande rumwe. Ntabwo naba ndazi kubeshya byo barabizi ntitwabeshya, ahubwo badushinja kubogama, ngo tubogamira kuri M23 n'amadubu.
none yaduhaye iki kugira ngo tuyivuge? icyo kintu none se ikiriho ni kimwe. Muri 2023 bayiciye umusirikare simbona ifoto ye, simbona igihamya. Uyu mukatanyama yapfa nkabona igihamya. Tuvuga ibyo dufitiye igihamya. Amajoro ale yego, ndabona ni umuwazarendo, ni umu FDLR, ni umu FARDC byose. yego, reka wumve aya majwi ntabwo ari ayo hafi. n'ifoto batubwire turayibaha mu gikari. Irahari rwose, sinzi n'uwamurambitseho ururabo. Reka twumve. Yego. Ati uwo ni majoro upfuye, ni majoro ale. Ati niwe upfuye, aguye hariya ngo ni mu bice bya, waravuga Mirondo? Byashoboka. Avuga Mirondo, reka twumve neza. Ati yaguye ahitwa Mirondo, baraturutse Uvira, noneho yinjira muri ambiscade ava mu gico. Ni bimwe twavuze ngo Uvira yaragoswe yose. Uvira yararangiye. Urumva ko yavuye Uvira agiye mu Ndondo, amaduba aramukubita. Shakamba ni nk'uko wava mu mujyi urimo ubuyobozi bukuru. Yego. Noneho ugiye nko mu giturage gifite ubuyobozi muri uwo mujyi. Reka wenda dufate nk'urugero wenda nko mu Rwanda. Yego. Wenda uvuye Rubavu. Sibyo? Turumvikana? Ndakumva. Wenda uvuye nko muri Rubavu, ugiye nk'ahitwa muri Kayove. Kuba we yavuye nabibonaga neza, yavuye muri Uvira agenda agiye mu bice bakoreramo. Yego. Asohotse Uvira rero nibwo bamukubise. Ubundi buryo mbyumva neza, yego, ni nko kuva Nyabugogo ukajya Shyorongi. Impamvu ugiye mvuze Rubavu, yego ushobora gufata wenda Nyabugogo, ni muri Nyarugenge. Yego, Kigali. Ugenda ugiye nka za Kanyinya. Yego. Wagera muri ka gashyamba, y'amashyamba yo wurira Shyorongi, hariya hazamuka Komena. Amakuru nanone yemeza ko hari imirwano yahazindukiye mu bice by'Indondo ya Bijombo muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha akaba ariho amadubu, ubundi amadubu agendana n'intare yabakubitiye ngo mu isaha ya 4 za mu gitondo kuri uyu wa kabiri. Gusa ngo byabaye mu byiciro, hari iby'ikigoroba hari n'ibya mu gitondo. Yego. Imirwano yubuye ku Ndondo ya Bijombo hagati ya Madubu na FARDC. Reka hariya hantu hose haragoswe. Ibi ubihuje na audio twakoresheje mu gitondo. Yego. Mu makuru yacu yatambutse ya kumanywa, uraza kumva ko hariya hose hagoswe. Yego. Rero ngo byabereye ahantu neza ahantu hitwa ku Mugeti. Yego. Aha ku Mugeti akaba ari imwe muri village igize groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira. Yego. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko iyi ntambara yabaye akanya gato yaguyemo abasirikare benshi ba FARDC, harimo majoro na kapiteni. Ambushi ntabwo igimara umwanya. Basobanuye ko buri ruhande byasobanuwe ko buri ruhande nta wari witeguye ko hari buze kuba imirwano, ariko wateze ambushi we yari yiteguye, birumvikana. Umva bamwiteguye kandi burya ari nawe umubabaza. Ati hari n'abavuga ko uruhande rwa leta rwaguye muri ambushi batezwe na twirwaneho. Umubare nyawo nturamenyekana, ariko hano ku mibare y'agateganyo abo watanze amakuru yavugaga
yabanje kuvuga 7 yarangije avuga ko hari abandi 9 babonetse ubwo bwabo ni 16 ariko amakuru dufite nuko ari abasirikare 30 ba FARDC Katanyama FDLR bapfuye nk'uko wari wabivuze uti hari umusaza bahoreraga nawe arabivuga ko hari umusaza w'umunyamurenge wo mu kigero cy'imyaka 40 bashobora kuba barimo bahorera ariko twe ntitwabihamya ko bamuhoreraga gusa aherutse kwicwa muri kariya gace azize ko asuhuje umusirikare nuko rero byari byifashe ambushi yarikoze kandi n'ibyo twabateguje ko hariya bizajya bikubita buri kanya bitewe n'uko hari intare hari amadubu kandi Uvira igomba kuvamo ibyo rero byemeza ko cyangwa bituma twemera ko isaha n'isaha twabona Katanyama zikubiswe no mwirambye n'abarundi n'ubundi amakuru yemeza ko iriya misozi igice cy'indondo ya Bijombo cyabereyemo imirwano kigenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo hamwe n'ingabo z'u Burundi gusa ngo basanzwe babaniye n'abaturage babashinja ko ari abo mu bwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge urumva rero amaduba arahari yabakubise koko none Mushakamba kuba FRDC Wazalendo FDLR abarundi n'abandi bafatanya kuko burya kungugira ibyayo ntabwo twari tuzi ko ahantu nk'ibibwe hakabonetse umuzungu nakubwiye ko umuzungu mperuka kubona ibibwe ari umuzungu witwaga Kabayore w'umupadiri umuntu wabaye bibwe uhazi neza azanyomoza nawe yaje kuhavaza mu Gakenke nawe yaravuye aza mu Gakenke imbere yaho aza gutabaruka wabona hariya hari n'abandi bitwara inyuma yego kuko ngigira ibyayo wahuze unareba n'ibirombe bihari Mushakamba tugiye kubivuga neza twirebera ukuntu umunyakanada yakubitiwe yongeye guhora kandi biriya burya nibyo bibakurura cyane hari umugabo hari umuntu twabanye wenda niba ajya nkurikira musuhuzi yitwaga Jules Musasizi twari abanyeshuri yari umunyeshuri muri kaminuza yigaga indimi n'ubuvanganzo nyafurika akaba umuntu uzi gucuranga cyane yigeze acuranga hari indirimbo yigeze acurangira namusuye mu cyumba ngo niba ari rukubira umutima ku mutima bariya bagabo nabo niba hari rukubira imitima ku mutima rero ahantu hari umutunzi nka buriya bariya bagabo ntabwo bajya bahava ntibahava pe ntibahava Mushakamba rero niyo mpamvu nkubwira wabona hari ahantu harimo n'abandi twivugira abarundi twivugira FRDC twivugira FDLR Wazalendo tuvuga abo ngabo ariko ushobora gusanga harimo n'abandi gusa bazasiga inda y'akabati nka yambi none kuba basohoka Uvira bagakubitwa ugiye gusohoka Uvira wese agakubitwa biriya bintu bivuze iki kuri Uvira bivuze ko Uvira yarangiye isigaye ari stati Uvira yararangiye isigariye ku izina rwose oya dusigaje kumva dutangarijwe gusa rya jambo bajya bakoresha hariya ko yafashwe hasigaye Tombe ni icyo gisigaye naho ubundi byararangiye Natana na mana byaranditswe hasigaye bana bakomerezaho twavugaga abanyakanada abazungu yego nabo bari buze kuza nk'abacancuro buriya rero iyo bavuze duhita twibuka ikintu cyitwa alfamine yego alfamine urayibuka muri warikare bya birombe muri warikare cya kirombe cyabagoje kandi hose baba barahubatse bashora menshi ariko nabo bahakura menshi ntabwo ari nk'ababirigi bari bibereye muri za Somekivu ababirigi nta bakene
ababiligi ni abakene. rero amakuru ahari Yego. nk'uko twari twabivuze mu makuru yabanje ko hari ibice byafashwe. Ibyo bice ubu ngubu amakuru ariho Yego. ni Ruhinja muri Ruhinja Mwenga. twabivuze. Mu mudugudu Ruhinja rero ni waba w'amabuye Mushakamba. yego ni ahantu ugera ugasanga umwana na se na nyina, abana na se na nyina bose bari mu birombe. ariko rero utarajya mu birombe iyi Mwenga ngo ni wabo wabitakwira. niho iwabo. yego buriya baba banamunyega bavuga ngo wa muminisitiri w'abazarenda ko yavuze ngo ntihazafatwa, nkaba mbona noneho bamurangije. bataniye na wa wundi yavuze ngo Goma ngo ntizafatwa ngo Goma ntizafatwa ngo yego ngo Goma ngo nibahirahira no kuhagera ngo ni irimbi ryabo, barangije bariruka. Bitakwira naza aharega agatuza nkacira umwami. Bitakwira ntabwo yahahinguka. aha rero tubyinjiyemo cyane. Yego. Amakuru aremeza ko ari agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro, aho hanakorera wongereho ko gakungahaye rwose, ngo hari naho nahoze mbona batera urwenya. Yego. ngo bashyira ibishyimbo bakaguha zahabu. niko bimeze. niko bimeze, ntabwo babeshye, ntabwo ari urwenya, hariya niko bimera. Buriya iyo ugeze na Pinga niko biba bimeze. Pinga hamwe twatangazaga ahantu haba ubucukuzi hose utagira ngo usanga ari ahantu hameze neza, bakoze neza. oya, ushobora no kwibaza uti twaba ubucukuzi wasanga ari ahantu hameze neza hateye imbere. nta gutera imbere kwaho, usanga ahubwo bikiza abahandi. ngo usanga bahora karame. ngo Pinga urahagera ugasanga ni umuntu akabiriti, ukagira ngo ni imyamba irimo. kandi hari utwo bapima mu kibiriti, bafite ukuntu bagenda badupima rwose, baba batugurisha ku mugaragaro. iyi Ruhinja rero ngo yakoreragamo, hanakoreraga sosiyete y'abanyakanada yitwa Banilo. yego. iyi sosiyete umenya itagikora, ngo hashobora kuba harimo umuzungu, ariko simbizi, umushinwa, ariko ntabwo birasobanuka. ariko ibinyamakuru byinshi biri kwemeza ko, n'abantu benshi baremeza ko ari uyu munyakanada wa Banilo wari urimo. uyu mudugudu wa Ruciga umaze kugwa mu maboko y'intare za Sarambwe, nk'uko byemezwa n'abaturage bari muri ako gace. ati bafashe Rwashanja, umudugudu wa mbere wa Ruhinja, hanyuma binjira Ruhinja, yego, hanyuma binjira Ruciga berekeza kuri Banilo. uwo ni umuturage wabitangagaho ubuhamya. ngo hari n'abandi bavuga ko izi ntare zanyuze indi nzira kugira ngo zigere mu karere ka Mwenga. abari mu mutwe wa AFC M23 babonye ko inzira banyuragamo mu cyanya cya Ruzinzi bajya Imwera itakiri nyabagendwa, bahitamo kunyura Ngando bajya Chihumba Kasanga, kubera ko hariyo akayira kabafasha muri Mparanyi, kabafasha kugera muri Mparanyi. uwo n'undi muturage wabivuze. ngo izindi nkuru zivuga ko izi ntare za Sarambwe zamaze kwaguka mu midugudu myinshi, kandi ubu bikaba biri nibura mu migereka cyangwa mu magurupoma 4. zageze mu magurupoma 4 kuri ubu. Grupema nini ni Mushakamba. bamaze kugera mu migereka, mu magurupoma ariyo Ruciga, Barore, Muduha na Idudwe.
yego aho hose bamaze kuhagera. yego Ati bari kwiyongera mu buryo bwinshi, yaba mu buryo bw'abasirikare ndetse n'amasasu. yego Umwe mu bayobozi we yagize ati ubu ibintu byabaye urujijo, inyeshyamba ziri mu gace ka Ruciga hafi cyane n'aho uruganda rwa Twangiza Mining ruherereye. yego Uru ni uruganda ngo rwubatswe n'iriya kampani y'Abanyakanada, y'Abanyakanada, kuko bamaze kwambuka uruzi rwa Rulimbokwe berekeza Buhamba mu gace ka Ruciga, ahari hatarengeje aho ngaho ntiharengeje ibirometero 5 uvuye ku ruganda. yego iyi sheferi ubwo ni ukuvuga abo ku ruganda baba bamaze guhambira. iyi sheferi izwiho ubutunzi bwinshi bw'amabuye y'agaciro cyane cyane zahabu. yego izwiho ko yigeze kwakira ibikorwa by'isosiyete ya za Baniro na Twangiza Mining. yego urumva ko bitoroshye, ntabwo biboroheye b'abanyamahanga bakunda amabuye hariya. ubu butumwa bundi Tshisekedi baragenda bamukura ku mugati mo gake gake. agomba kweguzwa se, umushinga ntiwakozwe. umuhuza yagiye kumusura aramubwira ati igishoboka cyose ugomba kwegura. ugira ngo hari ikindi twirirwa tubica ku ruhande. wasoma iyo nkuru rero yindi y'aya mabuye y'agaciro n'ubundi yibanda kuri Twangiza Mining. iri harya iri yaragana he Reka mpakwereka. nayibonye. yego ndabona ari iyi ariko ni ivuga kuri Canada. uko byagenda kose ni iyi niyo ngiyo iravuga ngo les rebelles du M23 surgissent dans le site minier du projet Twangiza Mining. abarwanyi ba M23 bagaragaye ahakorera umushinga ucukura amabuye y'agaciro witwa Twangiza Mining. Après plusieurs reportages que j'ai réalisés dans ce milieu, voici ce que j'en connais. N'umunyamakuru bivuga ati nyuma y'amakuru nashyikirijwe. kandi ubwo n'imicombero wabivuze. amakuru yashyikirijwe n'abamushyikiriza amakuru. n'imboni ati dore ibyo nzi ibyo namenye. Twangiza est l'un des projets orifères industriels majeurs de la République démocratique du Congo. Twangiza ni umwe mu mishinga ya zahabu, icukura zahabu yo mu ruganda ikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. yego Bakomeza ati le site minier de Twangiza est situé dans la chefferie de Ruhinja, en territoire de Mwenga, dans la province du Sud Kivu. Il est l'un des projets orifères industriels majeurs du pays. Ati ikirombe cya Twangiza giherereye muri sheferi ya Ruhinja muri teritware ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kandi ni umushinga wa zahabu yo mu ruganda ukomeye cyane mu gihugu. bwaravuga mu gihugu cya Congo. agakurikizaho icyo yita localisation, ni ukuvuga ni kuranga icyerekezo aho ikintu giherereye. ubwo ni icyerekezo cy'aho uyu mushinga uherereye. Twangiza se trouve à environ 45 km
au sud-ouest de Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu. Le projet est exploité par Twangiza Mining SARL, une filiale de Barron Corporation, une entreprise canadienne. Aba ni abanyakanada mushaka. Ni abanyakanada rwose. Niyo mpamvu babaye aba mbere mu gufata, nabo baje mu ba mbere mu gufata ibihano. Ngo Twangiza iherereye mu birometero 45 mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Bukavu, bw'umujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu rero ukaba umujyi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Yego. Uyu mushinga ukorerwamo na kampani yitwa Twangiza Mining SARL. Iyi kampani ikaba ishami rya kampani nini yitwa Barron Corporation. Iyi Barron Corporation ikaba ari Nyakanada, na entreprise y'abanyakanada. Agakomeza ati après une période d'expropriation en 1998, Barron a récupéré ses droits en 2002 via un accord avec le gouvernement congolais, lui permettant une exploitation jusqu'en 2027, renouvelable pour 25 ans supplémentaires. Aha ngo ni nyuma y'aho bakorera expropriation, ni ukuvuga ni no gutanga ingurane ku baturage bari bafite ubutaka aho ngaho bacukura. Ubutaka aho iyi kampani ikorera hariya muri Kivu y'Amajyepfo, batanze ingurane muri 1998, 1998. Ariko iyi ngurane ikaba yaratanzwe na ya kampani nini, ya entreprise nini yitwa Barron Corporation. Barron Corporation iza noneho kwemererwa gukora ku mugaragaro muri 2002 binyuze mu masezerano yagiranye na guverinoma ya Kongo. Ayo masezerano akaba yarayemereraga gukorera aho hantu kuri icyo kirombe kugeza muri 2027, kandi akanayemerera kuba yakongera kuvugurura amasezerano mu yindi myaka ikongezwa indi myaka 25 nyuma y'aha ngaha muri 27. Ni ukuvuga byashobokaga ko ishobora gukora ishakamba ikageza mu 2052. Yego. Ariko aho yari yemerewe ni kugeza 27, barayemereye hatabaye indi nkomyi ko ishobora kongera ikavugurura amasezerano ikageza muri 2052. Ibikorwa rero by'ubucukuzi bikorerwa hariya. La mine de Twangiza est la première mine d'or à ciel ouvert mise en exploitation en 2011 par Barron dans la province du Sud Kivu. Ntatinye mushakamba. Bakubwiye ngo minere à ciel ouvert. Yego. Igushi tubatiye. Ni ukuvuga ni ugusesa ubutaka gusa ubundi ukayoba. Minere à ciel ouvert ni ukuvuga ntabwo ari bya bindi ucukura ngo ugende kuzimu kure oya. Ni aho hafi. Urasesa gusa weyura hagataka gusa. Urasitara wibwira ngo usitaye ku oya ni imodoka yihanyuze. Za modoka zo zifite amapine ageretse abiri inyuma, kwa kundi ibyondo bifatwamo ushobora no kujya kuyungurura ugakuramo zahabu. Uharagiye inka rwose no kujya ikushumura ahantu ugakuramo igatwara zahabu mu nzara. Yego. Baravuga ngo iki kirombe cya Twangiza
nicyo kirombe cya mbere cya zahabu cyo muri bwa buryo bita siyeruveri hamwe ugacutonga ugikuze tuziti zitoragurwa byashyizwe mu bikorwa guhera 2011 bikaba byarakozwe nyine gutangira gucukura muri ubu buryo bwa siyeruveri bikaba byarashyizwe muri ubu buryo na n'iriya corporation yitwa Paro kandi ikaba ibarizwa muri Sud Kivu muri Kivu y'Amajyepfo avuga iki kirombe cya Twangiza hano barakomeza ngo la production commerciale a débuté en septembre 2012 gutangira gucuruza umusaruro byatangiye muri 2012 yego. En phase de maturité, l'usine de Twangiza est en mesure de traiter 1,7 million de tonnes par an à partir de minerais oxydés pour une production mensuelle de plus de 10 000 onces d'or avec une durée de vie prévue de la mine de 14 ans sur la base des réserves actuellement définies. Aha baravuga ni ibintu biri tekinike mu by'ubucukuzi turumvikana yego, ni ibintu biri mu tekinike mu by'ubucukuzi ariko baravuga ngo nyine ngo ishobora iki kirombe gifite ubushobozi bwo kuba sinabona gutunganya ariko ni kuri abayungurura wenda kuyungurura toni miliyoni 1,700,000 bya toni mwaka bahereye kuri impuza za minere oxide ziba zirimo uruvange ivangavanze pour une production mensuelle de plus de 10 000 onces. Once ni ibipimo by'abongereza nk'uko tuvuga za garama kilograma bityo ubwo ababishaka baze kumbaza ukuntu birutanwa na garama yego. Noneho urumva ko bashobora gutunganya ibihumbi 10 bya zahabu ariko noneho once ni ibipimo nk'uko tuvuga amagarama yego, nk'uko tuvuga amagarama nk'uko tuvuga kilograma avec une durée de vie prévue de la mine de 14 ans sur la base des réserves. Ibi ni ibintu biri tekinike bavuga cyane ahangaha ariko urumva ko umusaruro uvamo ni umusaruro utari gusuzugurwa toni ku mwaka miliyoni 1,700,000 urumva ko ari toni nyinshi. Emploi et formation ni ukuvuga umurimo n'ibintu bya training no kwigisha. Twangiza mining a employé des centaines de travailleurs congolais. Iki kirombe gikoresha abaturage amagana y'abakongomani yego, avec une réduction progressive du nombre d'expatriés grâce à des programmes de formation technique en Afrique du Sud dans les domaines tels que l'électricité, la maintenance et la métallurgie. Ni ukuvuga nubwo bakoresha abantu benshi bagenda bagabanya umubare w'abanyamahanga yego, bitewe n'uko bagenda bamenyereza abantu, bigisha abantu, bakabigisha ibijyanye n'amashanyarazi, ibijyanye no gukora maintenance n'ibijyanye n'ibyo gukora mu bijyanye mu nganda z'ibyuma. Niba rero bakoresha abakongomani ariko bakagenda banabahugura kugira ngo babone abakozi hafi aho ngaho vuba, ariko noneho bikabafasha kugabanya abakozi b'abanyamahanga. Ibi bishoboka kubera ko abakozi b'abanyamahanga wenda baba babahinda birumvikana.
responsabilité sociale uvuga noneho inshingano mbonezamubano. L'entreprise a mis en place le programme Hand of Compassion. Uvuga iyi kampani yashyizeho gahunda, ndabona ari nka gahunda yo gufasha abaturage. Gahunda bise ngo ni Hand of Compassion. Compassion ni nk'uko tumenyereye compassion, ni nk'ukuboko kw'impuhwe. Hand of Compassion ni nk'aho wakavuze ngo ukuboko kw'impuhwe. Ukuboko kw'impuhwe financé par les cotisations des employés, abakozi bo muri kiriya kirombe bakaba aribo bagenda baterateranya amafaranga pour soutenir la communauté locale. Mbese ni ukugenda bashyira hamwe amafaranga, umukozi agira make azana n'undi akagira azana n'undi akagira azana, noneho ngo bagafasha aba baturage bahariye. Ubwo barayabakata, bagenda bayakata buri mukozi ubwo aba afite ayo yemeye atanga. Ariko ushobora kwibaza mushakamba ko abonye abaturage ko babayeho hariya ngo barashonje n'imyaka bamaze ufite zahabu nyinshi. Iyi mfashanyo ntiyaba ari imfashanyo ku izina Kisekedi Somuzi. Ce programme a permis de distribuer des vaches, des chèvres, des porcs et une assistance financière à des familles vulnérables et à des institutions comme l'orphelinat de Kaziba. Habaravuga ngo iyi gahunda y'ukuboko kw'impuhwe ngo yafashije mu rwego rwo gutanga inka ku baturage, gutanga ihene, gutanga ingurube, ndetse no gutanga amafaranga ku miryango ikennye, ndetse no ku bigo bitandukanye. Bahangaha batanga urugero orphelinat, ikigo cy'imfubyi cy'Ikaziba. Yego. De plus, Twangiza Mining a construit la cité de Chinjira pour reloger les familles affectées par ces activités. Iyi Twangiza, kampani ya Twangiza yubatse umudugudu witwa Chinjira kugira ngo bahatuze abaturage bagizweho ingaruka n'ibikorwa byitwangiza iyi kampani, kugira ngo inkuru ntabwo ihereye Mushakamba. Yego. Gusa urabona ko ari ahantu hari imari. Ni zahabu rwose. Ariko rero barukubira umutima ku mutiba. Icyo nzi cyo marira amakuru ahari ni uko Kongo yatangiye kurira Doha. Ngo none ko bafashe ibirombe biragenda bite? Ngo ko zahabu tumazeho turagenza gute? Nubwo barira ngo batwiciye majoro, ntibadufatiye ibirombe. Ibyo bapfuye ntibabyitayeho, ikibazo ni ibirombe. Mbese barareka abapfu bagahamba abapfu babo. Abandi icyo bashaka ni zahabu. Mbona uburyo umunyakanada ari kwibasirwa mu birombe bye, cyane ko ari mu bantu bafite ibirombe muri Kivu. Ashobora kuzahindura imvugo. Umunyakanada Mushakamba, reka nkubwire Karame, nubona n'umwaka ni mwinshi. Ngiye kukubwira, nubona hashize umwaka, reka dufate nk'amezi 6. Jewe ndimo ndabireba mu ndorerwamo zanjye nkabona igoma haje intumwa yo muri Canada. Rwose Colonel Nanga niba ajya dukurikira, cyangwa niba hari n'abajyanama be bajya badukurikira, bamubwire abe yitegura, cyangwa wenda nawe yatangiye kumva ibicuro by'intumwa zivuye muri Canada. Kandi bariya bose birabayobera, ukuntu batukaga u Rwanda birabayobera, bacaza bagaca mu Rwanda. Nicyo kintu gitangaje.
agaca mu Rwanda. Buriya na Neva agize ikibazo wamubona yahungiye mu Rwanda. birumvikana. Buriya Neva agize ikibazo wabona yahungiye mu Rwanda rwose. Ngira ngo abarira ko bambuye ibirombe ibyo birabareba, ariko ntibanarira ko bapfushije majoro, ntibanarira ko bapfushije kapitene, batakaje ibirombe. Nacira umwami ntiyaririwe, Nacira umwami ntibamukoreye. Ahubwo yego, ndumva twareba abayobozi bashyizweho, abayobozi bo muri diaspora, ubundi dusoze. Reka tubarebe ndebe itangazo ryabo, ariko wenda ntabwo itangazo niturigeraho ntabwo turyinjiramo ryose. Yego, turareba aho bavuga bagusha tureba ingingo 3 zaryo gusa. Ibindi bibanza ntabwo tubijyamo, turareba ingingo zaryo. Ninjire ndebe itangazo ndikoherereza. Oya, ndarifite ngiri ndigezeho. Wagira ngo ryagiye ryigira inyuma. Yegeze umunyakanada cyangwa umurundi. Naryo wagira ngo ryababaye baryambiye twangiye. Turareba ni ku rupapuro rwa kabiri ahanditse decide hejuru. Yego, decide ni ukuvuga bafashe icyemezo. Ingingo ya mbere y'icyo cyemezo rero ni icyemezo gifite ingingo zigera muri 5, ariko ingingo zirebana n'abayobozi bashyirwaho ni 3 za mbere zibanza. Izindi iya 4 iravuga ko andi mategeko yabanjirizaga, ni ukuvuga n'izi ngingo baba bafashe, imyanzuro baba bafashe aba ari amategeko. Ni ukuvuga rero izindi ngingo zabanjirije zabayeho mbere y'izi zivuguruzanya n'izi ziteshejwe agaciro. Ikindi gikurikiraho ni uko abanyamabanga bahoraho basabwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'ibi byemezo. Yego, guhera bishyizweho umukono. N'ubwo uko byashyizweho umukono tariki y'uyu munsi, si uyu munsi? Yego, uyu munsi tariki ya 6 z'ukwa 5. Ni ukuvuga bigomba guhera ubu byubahirizwa, guhera bishyizweho umukono byubahirizwa. Kuba ryasohotse ritya uko twaribonye n'uko kuba barisohoye ni ukuryubahiriza. Itangazo ryasinywe na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa, akaba na visi perezida, umuhuza wungirije wa AFC. Noneho rikaba ryanasinyweho na Corneille Nanga Kizigenza Yoberuwo, akaba umuhuzabikorwa wa AFC. Riravuga iki rero? Riravuga ko bashyizweho uhagarariye AFC ku rwego mpuzamahanga ndetse na diaspora nkongomani. Yego, uyu rero washyizweho bamwita representant permanent, akaba ari uwitwa Camarade Willy Nshuti. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri ikavuga ko hashyizweho ba representant adjoint, ni ukuvuga abungirije uyu nguyu, bo bakaba baragiyeho bitewe n'imyanya barimo.
ubwo ngubwo uburyo bajyaho hari igihe buhura n'imyanya bagomba kuba bakoramo noneho bakibona kuko ari kuko bari muri iyo myanya bakibona bihita bibashyira no muri iyi myanya ivuzwe aha ngaha yo kuba bungirije. yego ni babiri ni babiri oya ni nta mubare uriho ariko ni benshi kuko ingingo iravuga ngo les représentants permanents adjoints ont été désignés par un mode spécial compte tenu de leur statut actuel. Uvuga ntabwo tuzi umubare bashobora kuba barenze ikere byose barenze umwe ni babiri cyangwa umubare urenze yego. noneho ingingo ya gatatu ikavuga ko les représentants régionaux seront désignés par une décision subséquente selon leur sphère géographique respective. C'est ukuvuga abayihagarariye ahagarariye AFC M23 mu cyo bita intara region bazajyaho hakurikijwe aho baherereye ko hano baravuga ko bazashyirwaho n'icyemezo kindi gishamikiye kuri iki kizafatwa noneho bashyirweho bitewe n'uduce baherereyemo tw'isi. Yego. Izindi rero ni za ngingo ebyiri navuze, imwe ivuga ko amategeko yandi yerekeranye n'ibi ngibi abanziriza ateshejwe agaciro, ikindi abanyamabanga bahoraho bagakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibi byemezo. Ibyo ntabwo tubitindaho cyane. Ibi ngibi ni uko bimeze. Bwana Sentama reka ngira ngo ikintu twavuga hari ikintu kitagenda tutavuze kigaragara mushakamba. Yego. Aba bantu tubarebe neza urabona bakora nk'abandi, genda babona bameze nk'aba ambasaderi. Ubivuze neza. Yego. Ngira ngo wagiye ubona ko diaspora zigaragaza ko zishyigikiye M23, wagiye ubona bagiye bazana ibyo kurya bitunga ingabo, wagiye ubona ko umusanzu wabo uri gutangwa mu kubaka igihugu. Yego. Aba ni ba ambasaderi kandi beza. Yego. Uriya rero n'ubahagarariye. Uriya ni umukuru w'abambasaderi. Ngira ngo uriya mwanya niba ubyibuka wahoranye Manzi Willy. Manzi Willy, ariko we Manzi Willy yari abishinzwe ari we wenyine. Yego. Yari abishinzwe ari we wenyine, ariko yari afite umwungirije, ariko hano urabona ko barimo baramanuka. Nko kurushaho kwegereza ubuyobozi abantu atari mu gihugu gusa ahubwo no ku isi hose. Arega bafashe aho umukongomani ari bamugereho. Aho bafatiye Goma na Bukavu baragutse. Yego. Wabonye ko na mushiki wa Bahati Rukwebo minisitiri niba ari Bahati minisitiri mushiki w'umwe wahoze ari minisitiri w'intebe ubu ngubu akaba ari perezida wa Sena. Wabonye ko nawe yaje Samarukombe. Jean Michel. Yego. Ubu yaraje abo kwa Simon Mbuto baraza ndetse n'abandi. Ubwo rero ni ngombwa ngo bashyireho abashinzwe kubavuganira hirya no hino. Twagana urumva nihajyaho abashinzwe intara abamenya nabo bashobora kujyaho bakajyanaho n'abandi babafasha
babafasha barushijeho kwegera abantu. yego urumva ko barimo bararushaho kwegera abantu. tugane ku musozo. Tugane ku musozo. Kadushimira abari badukurikiye kandi nawe nkushimira Sentama wakoze. Urakoze cyane Mushakamba, urare neza. Niba urare neza niba ari twebwe akazi igihe cyose turakora, n'ubu haje indi twakomeza, ntidukangwa amanywa cyangwa ijoro. Buriya umuntu niba ubyishyiramo ngo amanywa ijoro iki, ubundi iyo biza kubaho ko abantu babaho ku manywa gusa, n'ayo manywa izuba, amasaha y'ijoro izuba rivuye se, cyangwa bakabaho ari nijoro gusa, ntabwo abantu bari gukora. Icyo nzi cyo nta cyananira umuntu yakiyemeje. Bakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki, mutwemerere tubashimire ko mudahwema kudukurikira, muri musiba kubana natwe n'iby'igiciro, ariko kandi ikirenze ibyo mujye mwibuka gukanda subscribe ku batarayikanda, aho ndavuga bashya, amakuru ajya ahita bizanira. Mujye mwibuka kandi gukanda like kugira ngo bitugaragarire ko mwakunze amakuru yacu. Ikindi muyasangize inshuti zanyu munyuze ahanditse share, gukanda kuri share noneho ukoherereza inshuti zawe. Munatwandikire mubinyujije muri comments, kandi turashimira ababikora. Mutwandikire binyuze muri comments, dushyikirize ibitekerezo, inyunganizi ndetse n'ibyifuzo byanyu kugira ngo ibyo dukora turusheho kubinoza, birusheho kubaryohera. Murakoze rero, naho ubutaha. Mwari kumwe na Sentama.